Alright, twongeye kubaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, inkuru ziba zivugwa haba mu Rwanda, hano iwacu ndetse no hanze yarwo ibwota amasimbi. Niyo mpamvu tubashimira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi namwe dusanzwe tubana cyane, muri abantu b'ingenzi mwebwe mwabashe gukanda subscribe, ndetse nawe uri musha k'uyu muyoboro turagusaba gukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'inkuru tubagezaho umunsi ku wundi, inkuru ziba zitandukanye, amakuru aba avugwa, amakuru aba akigezweho. Niyo mpamvu dukoko dushoboye kose kugira ngo tubatahurire inkuru tuze tuzibagezeho. Nk'uko mubibona rero twihuse, nk'uko mubibona muri screen, ni ifoto igaruka cyangwa se ni inkuru tugiye kugaruka kuri Mutesi Kovia, aho tugiye kubabwira byinshi kuri we. Twese rero tumuziho nk'umunyamakuru hano mu Rwanda, umunyamakuru wamenyekanye cyane, wamamaye cyane, aho bavuga ko uyu Mutesi Kovia yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba, ariko akaba akorera umwuga w'itangazamakuru mu mujyi wa Kigali. Uyu Mutesi Kovia rero bivuga ko yaje kwamamara biciye mu nzira nyinshi, aho yatangiye akorera radiyo ya Flash Radio, aho yaje kwamamara cyane, aho yakoraga ibiganiro bigiye bitandukanye, aho yaje kwamamara akaza kwigarurira imitima ya benshi haba mu Rwanda, ndetse bigatuma aza kuba umuntu ukomeye cyane, bigatuma abasha kugera kuri byinshi, aho yashinze ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka Mama wa Gasabo tumuziho, ndetse akaba afite n'inshingano ikomeye cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, aho bivuga ko ari umuyobozi muri ryo cyangwa se ari umuyobozi mu itangazamakuru, aho ashinzwe uburinganire ndetse n'ukuri mu itangazamakuru nyarwanda. Nk'uko mubibona rero kuri iyi foto, ni inkuru ivuga ko uyu Mutesi Kovia yabasha gukora impanuka cyangwa se yakoze impanuka ubwo yakoraga urugendo ava mu mujyi wa Kigali ajya mu ntara y'Iburasirazuba. Rero ni impanuka yabaye, aho biri kugarukaho ko ashobora kuba yagize ibikomere byinshi cyane, aho yakomeretse cyane, akaba ubu ngubu ari mu bitaro bya CHK ari kwitabwaho n'abaganga. Rero iyi ni inkuru yagiye isohoka ku binyamakuru byizewe, niyo mpamvu tuvuze ngo reka dukore uko dushoboye kose tuyibagezeho, kugira ngo mubashe gutanga icyo mufite, mubashe gutanga inkunga z'amasengesho kugira ngo uyu uyu munyarwandakazi abashe kuba yamererwa neza, kugira ngo nyuma yaho azagaruke mu mwuga we, azagaruke mu kazi ke, akazi gashimwa n'abantu benshi kuko ari akazi k'ingirakamaro, uko bigenda bigarukaho n'abantu batari bake ko ikintu cya mbere ari amakuru. Rero niyo mpamvu tugomba kumusabira kugira ngo aze kumererwa neza, akomeze umurimo we. Ibi bitaro bya CHK byakomeje gutangaza ko, cyangwa se abaganga bari kumwitaho batangaje ko yakomeretse cyane, ariko hakaba hari icyizere ko araza kumererwa neza. Bivuga ko imodoka yari arimo harimo abandi bantu batatu baba bari kumwe, ariko bose bakaba bakomeretse cyane, ariko bose bakaba bari kwitabwaho n'ibitaro, kandi bakaba bavuga ko araza kumererwa neza. Niyo mpamvu rero nubwo inkuru bari bayigize prive, ariko twayibonye twavuga ngo reka dukore uko dushoboye kose kugira ngo tuyibagezeho, mumenye amakuru, cyangwa se namwe muze gutanga ibyo mufite, inkunga y'amasengesho, dore ko ikenewe cyane, kandi akaba ari n'igikorwa cy'urukundo cyane, kandi kugira ngo rero tubashe kumugaragariza urukundo tumusengera nk'abanyarwanda twese muri rusange. Kandi ni ibintu biri buze kugenda bigarukaho cyane ku makuru agiye atandukanye, cyangwa se ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ni inkuru biragenda bigarukaho cyane, bitewe n'uko uyu Mutesi Kovia ari umuntu ukomeye cyane, kandi bikaba ari ngombwa kugira ngo tujye tumenya amakuru y'aho ibi bintu biba bigeze, cyangwa se uko ibintu biba bimeze. Niyo mpamvu rero twebwe twabibagejejeho mu ba mbere. Turabashimira rero mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi nawe uri musha kuri muroboro, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'inkuru zigiye zitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Ciao ciao.